Ngiye kubaha ikaze kuri Mitima Inspires. Uyu munsi tugeze ku munsi wa 20 muri ya minsi 28. Murabona ko iminsi twayijyanye muri ya gahunda yacu yo kwiga umuco wo gushimira. Ni ukuri umuntu wese twabanye kuva ku munsi wa mbere kugera kuri uyu munsi wa 20 ndamushimiye, kandi nanjye ndamubwiye nti warakoze kubana nanjye, urakoze kubana nanjye, urakoze kandi gukomeza kubana nanjye. Wowe ukigera hano bwa mbere rero unyarukire mu video ya mbere yabanje, uraza kubonamo uburyo bw'iyi gahunda uko iteye. Ni gahunda nziza cyane idufasha kwiga gushimira mu byo dufite ibyo ari byo byose. Umwanditsi w'aka gatabo nyine nababwiye, aka gatabo kitwa The Magic, tugereranije nyine nk'ubufindo. Kwandika agatabo yari afite intego yo kugira ngo byibuze abantu tumenye ibyo dufite agaciro bifite, tumenye ibyo dufite ko atari mbese kubifata nk'uko twiboneye, tugomba kubifata uko twiboneye, ahubwo tubiha agaciro bikwiriye, twumve ko ari ibitangaza, ikintu cyose kitubayeho ko ari igitangaza. Urumva rero noneho uyu munsi ku munsi wa 20 turaza kuvuga rya jambo urakoze noneho by'imvamutima. Urumva noneho tugiye gushimira by'imvamutima. Iminsi yatambutse twizo kuko washimira ku buzima ufite, ku ngingo ufite, ku nshuti ufite, ku byiza wagezeho, ariko nyine twarashimiraga. Ariko noneho uyu munsi ni ugushimira by'imvamutima, tubyiyumvemo, twumve ko dushimiye koko. Washimira nyine wenda uhereye no kuri bya bindi byose twabonye ufite, ku byiza ufite, cyangwa se ku bintu wumva ushaka gukemura, byose ugaheraho nyine uvuga ijambo urakoze by'imvamutima, cyangwa se ku nshuti, ku bintu ufite ibyo ari byo byose. Noneho uyu munsi rero turacara hamwe, duturuze umutima, noneho dusohore ijambo dushimira Imana, tuvuga ati urakoze Nyagasani Imana. Ubundi ugerekeho ibintu byose ushaka kuyishimira. Niba ufite n'ibyifuzo byawe ubishyire ku murongo, nurangiza kubishyira ku murongo wicare ufunge amaso, ushobora kuyafunga cyangwa ntuyafunge, noneho uvuge rya jambo urakoze inshuro 3 bikuvuye ku mutima, wumva kuko bivuye mu ndiba y'umutima, nawe ubyumve, wumve ko umutima wawe ubyumvishije ko ushimiye Imana. Ubwo muri gushimira Imana twavuze ushobora gushimira Imana ku bintu wagezeho, ushobora gushimira Imana ku nshuti ufite, ushobora gushimira Imana ku byiza ugenda ugeraho, cyangwa se n'ibindi byose uteganya kugeraho muri gahunda zawe zose ufite. Twabonye ko uyu ushimiye mbere yo gusaba nabyo burya ko ari byiza, bifungura cyane kurusha gutegereza ko uhabwa ukazabona gushimira. Saba Imana byose yarabifite, nurangiza uhita uyishimira, uvuge rya jambo urakoze noneho by'imvamutima. Ntabwo video y'uyu munsi ndi butinde, kwari kugira ngo twicare twumve ishimwe ryacu noneho ryuzuye umutima. Ishimwe ryacu niyo turivuze biba bituvuye ku mutima. Ni uyu mwanya wo gufata akanya ukicara ukahumiriza gato nyine ukumvana n'umutima wawe, noneho ugashimira Imana ku byiza yaguhaye, ugashimira Imana no ku bindi byose biri imbere wifuza kuzageraho, kugira ngo uzabikugezeho neza uko ubyifuza. Rero nk'uko bisanzwe uyu munsi ni bya bintu byacu 10 dushima Imana, dukomeza gushira ku murongo uko ari 10 byo twagezeho, cyangwa se n'ibyo tukigeraho, ibyiza byose Imana yatugiriye. Noneho numara kugenda uvuga kimwe ku kindi, ujye uvuga urakoze. Ibyo byose bidutoza gukomeza kuvuga iryo jambo urakoze, no kumva ko rifite agaciro kandi rifite umumaro. Niturangiza rero ko bya bintu byawe utondeka nka liste y'ibintu byawe wenda wifuza nk'icumi, nurangiza kubitondekanya uvuge rya jambo urakoze bikuvuye ku mutima. Ukurangije kimwe ku kindi uvuga urakoze. Rero nk'uko bisanzwe ntabwo turaryama tudasenze ngo twongere dushimire Imana ku byiza byatubayeho uyu munsi. Ndabakunda rero, mukomeze mubane nanjye, mukomeze mukore comment, mukore like, mukore share ku nshuti zanyu, zize dufatanye uru rugendo. Nta hejo ku munsi wa 21 n'indi gahunda irabigezweho.